wamaze gufunguza company muri RDB ukaba ufite company registration certificate, uyu munsi hari ikindi ukeneye niba uri umushoramari. Icyo nta kindi nicyo bita investment certificate. Ese investment certificate uyibona ute? Uyisaba hehe? Ibonwa mu minsi ngahe? Babigenza bate? Nta handi wabikura uretse kuri Digital Encyclopedic Tech Limited. Kurikira iki cyigisho intambwe ku ntambwe tugiye kukwereka uburyo wabona icyo cyangombwa ndetse n'ibisabwa byose kugira ngo ukibone. Wowe kora subscribe kandi ntugibagirwe gukanda ukazogera kugira ngo uko dushyizeho ibyigisho bijye bihita bikugeraho mu ba mbere. Reka rero turebe uburyo ubona investment certificate. Welcome to the Professional Rwanda Tax Series. Uko wasaba investment certificate online mu Rwanda. Ni ibiki dusabwa? Ese intego z'iki cyigisho ni izihe? Nyuma y'iki cyigisho we munyeshuri unkurikiye uzaba ushobora gusobanura investment certificate, gusobanura icyo bita investment incentives, kumenya impamvu umuntu cyangwa company asaba investment certificate, kumenya documents zisabwa, uzaba uzi gusobanura uburyo bwo kwishyura application fee, gusaba investment certificate online kuri RDB One Stop Center, uzaba uzi neza kumenya uko application ikurikiranwa kugeza certificate ibonetse. Uzagendane nanjye muri iki cyigisho niba uri umushoramari cyangwa se niba ushaka kuzajya ufasha abashoramari muri process. Reka turebe rero. Uyu munsi tugiye kwiga ikintu cy'ingenzi cyane ku bantu bashaka gukora investment mu Rwanda. Turiga how to apply for an investment certificate online in Rwanda, uko wabona icyemezo gitangwa na Rwanda Development Board RDB. Ariko tutarajya kure tuanze turebe ngo investment certificate ni iki. Investment certificate ni icyemezo gitangwa na Rwanda Development Board RDB nyuma yuko investor asabye kwandikwa nk'umushoramari kandi application ye icyemerwa. Mu magambo yoroshye, investment certificate ni icyemezo kigaragaza ko yanditswe kandi investor yemerewe nk'umushoramari hakurikijwe gahunda yo kwandikisha investments. Urugero, reka dufate company yitwa Build Pro Construction Limited. Isanzwe ifite company registration certificate, ifite TIN, ifite shareholders, ifite business activities, ariko irashaka gukora investment project nini. Icyo gihe rero itegura icyo bita project yayo, business plan, financing plan n'izindi documents zisabwa, hanyuma igasaba icyo bita investment certificate. Investment incentives ni iki? Iri jambo risobanura benefits cyangwa uburyo bwihariye bushishikariza umuntu gushora imari. Guverinoma ishobora kugira benefits zitandukanye zigenewe investors bujuje ibisabwa. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gufungura ishoramari hari ibintu leta yorohereza abashoramari kugira ngo babashe gushora imari yabo. Icy'ingenzi rero, investment certificate ntabwo ari incentive ubwayo. Investment certificate nicyo kintu cya mbere, ukahita ujya ku cyo bita investor registration, ukajya ku cyo bita eligibility for
applicable investments incentives. Investor abanza kubona icyo bita investment certificate kugira ngo ashobore kungukira cyangwa se kubona icyo bita investment incentives. Ni kuvuga ngo hari ibibanza mbere yo kugira ngo ubone buriya ziriya benefits twavuze. Ninde rero usaba investment certificate? Investor cyangwa company ifite investment project ishaka kwandikwa nka investment. Urugero, ushobora gukora icyo bita construction project, manufacturing project, real estate project, tourism project, ICT project, agriculture project, other eligible investment activities. Biterwa n'icyo domaine yawe urimo cyangwa icyo company yawe ikora, ariko izi zose zishobora kuba wazikoraho investment. Ariko company registration certificate ntabwo ihita iba investment certificate. Iki muracyumva, niba wari usanzwe warafunguje company ukaba ufite company registration certificate ziriya tuba dufite hari zafura n'izisanzwe, ariko kuba warafunguje company muri RDB ntabwo bita biguha uburenganzira bwo kuba waba investor cyangwa se wabona investment certificate. Oya, niba ufite projet yo kuba umushoramari ukaba ari usanzwe ufite company, umenye ko hari ibyo ukibura cyangwa ugisabwa. Company registration certificate igaragaza ko company yashinzwe kandi yanditswe. Nicyo kintu company registration ikora cyonyine. Investment certificate igaragaza ko investment project yanditswe nka investments. Ni ibiki rero? Ni ibiki bisabwa kugira ngo ubone investment certificate? Usabwa iki? Icyambere ni application letter. Ni ibaruwa isaba investment certificate yandikiwe CEO wa Rwanda Development Board. Iyi baruwa hano muri Digital Encyclopedic Tech Limited tugufasha kuyandika, tukwandikira ibaruwa nziza. Tuzanabereka uburyo butandukanye, ariko mu gihe tutarashyiraho iki kiganiro cy'uburyo wakwandika iyo baruwa ukaba ubikeneye cyane, wadusanga Kimironko tukabigufashamo. Icya kabiri ni icyo bita payment receipt, proof yuko wishyuye investment certificate fee. Icya gatatu ni certificate of company registration. Company yo mu Rwanda iriya dusanzwe dufite nyine certificate of company registration ugomba kuba nayo uyifite, kuko ni wajya kuba investor utarandikisha company, ibyo birumvikana. Kane icyo bita business plan, imwe mu nyandiko y'ingenzi cyane. Business plan iyi ni page nini igeze ku mapage menshi. Iyi ni icyo bita umushinga. Iyi business plan rero nta handi uzayisanga, nta wundi uzayigufashamo. Ni Digital Encyclopedic Tech Limited. Ngwino tugufashe gukora business plan ya investments yawe kugira ngo bizakorohere. Icya gatanu icyo bita EIA certificate. Iyo project isaba environmental impact assessments, iki gihe ho usabwa n'iki cyemezo, usabwa n'iyi certificate. Gatandatu rero ni sector license, iyo business sector isaba license. Karindwi ni investment certificate checklist isabwa muri application. Ibi bintu birindwi nibyo biba bikenewe mu applyinga investment certificate. Business plan igomba kuba irimo icyo bita business plan. Ibamo iki? ABCD, reka turebe. Icyambere nicyo bita executive summary, incamake ya projet. Akazi icyo bita amakuru y'umuntu cyangwa company iri gukora investment. Akaza project background, market analysis, investment plan, financing, equity loan cyangwa se n'ibindi, project income. Akaza projected balance sheet,
kaza loan niba ufite loan. Ibi bintu byose uko ubibona hano byose bigomba kuba bikubiye mu cyo bita business plan. Nizaguhangayikishe uzatugane, dukorera Kimironko hafi ya gare. Digital Encyclopedic Tech Limited ibikugiramo neza. Uko kwishyura bikorwa rero, Rwanda RDB yerekana yuko aya mafaranga yishyurwa kuri konte ya Beka ya Bank of Kigali, bakerekana ko ari amadolari 500 ushobora kwishyura ahwanye nayo mu manyarwanda ukubye uko idolari rihagaze uwo munsi. Bavuga yuko hano rero iyo payment iyo imaze kuboneka, icyo bita reference number, ugomba kwinjizwa muri application kugira ngo bigaragare ko wishyuye. Nyuma rero yo gutegura documents no kwishyura, ujya kuri RDB online ukatangira ukuzuza icyangombwa, ugakora submit. Iki cyangombwa ukibona mu minsi 2 yonyine. Mu minsi 2 yonyine uba umaze kubona iki cyangombwa. Kuba dukurikiye rero, yakambahe umwitozo. Mbibutsa yuko tuzakora ikindi kiganiro mbereka muri systeme uburyo ibi bintu bikorwa, mbereka uburyo wakwandika business plan leta n'uburyo wakora application muri RDB online. Ibi bintu ntabwo bigisaba kujya muri RDB, byose bikorerwa online. Nta kintu kikujyana kuri RDB, iriya certificate uyibona utagiye RDB, byose bikorerwa online. Digital Encyclopedic Tech Limited ibigufashamo. Umwitozo rero wihuse, investment certificate ni iki? Twavuze ko investment certificate ari iki? Kabiri, itangwa n'uruhe rwego? Ikibazo cya gatatu, investment incentives bivuze iki? Kane, kuki investor ashaka investment certificate? Gatanu, vuga documents 5 z'ingenzi zisabwa. Gatandatu, business plan igomba kugira ibihe bice. Karindwi, EIA bivuga iki? 8, reference number iboneka he? 9, application ikorerwa he? Ikibazo cya nyuma, RDB ivuga ko application yuzuye ishobora gutangirwa certificate mu gihe kingana iki? Nabivuze mu cyigisho, hari iminsi bavuze ko icyo cyangombwa kiba kibonetse. Jya muri comment uduhe ibisubizo by'ibi bibazo. Murabibona rero ko ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bikomeye cyane. Wowe uzakomeza ukurikira ibi byigisho byacu, uzavamo umunyeshuri mwiza. Ariko bira bisubizo ujye muri comment uduhe ibisubizo uko ari 10, kandi niba wakurikiye urabikora neza. Reka ikigisho cy'uyu munsi two kugira kirekire tukirangiriza aha ngaha. Ejo tuzakomeza, tuzasubukura kugeza igihe tuzarangiriza iki cyigisho buri wese abasha kuba yakwikorera investment certificate. Mwaye muri kumwe na Horike, naho ubutaha. Bye bye. Niyubagirwe gukora subscribe. Welcome to the Professional Rwanda Tax Series.